Abantu basaga 150,000 buri munsi barapfa. Rero niba uri kureba iyi video bivuze ko Imana ikikurinze. Muraho neza, nishimiye kongera kubana namwe uyu munsi. Buri munsi dutekereza byinshi, dusaba byinshi, ariko rimwe na rimwe twibagirwa gushima Imana. Nyamara gushima Imana ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bishimisha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu ukwiriye gushimira Imana buri munsi. Ikintu cya mbere ukwiriye kujya ushimira Imana buri munsi ni ubuzima bwawe. Abenshi turabikerensa nta nubwo tujya tubyitaho, ariko ubuzima ni ikintu gikomeye tuba dukwiriye gushimira Imana buri munsi. Kuko iyo ugihumeka cyangwa se ugifite ubuzima, uba uri umukandida w'ibiriho byose byo mu isi. Uba uri umukandida w'ibyiza, uba uri n'umukandida w'ibibi bitewe n'amahitamo uhitamo. Ariko icy'ingenzi ni uko uba ufite ubuzima. Ni byiza rero ko dushimira Imana buri munsi impano y'ubuzima. Abantu benshi buri munsi barapfa. Hari n'abadapfa bakabaho nabi, bakabaho mu buzima bwari burenze kuba bagapfuye. Ariko wowe uri muzima, urahumeka, ubasha kugenda, ubasha kuvuga. Reka dufate umwanya muto duhumeke gato, winjize umwuka, wongere uwusohore. Ese wari uzi ko hari abantu bishyura umwuka kwa muganga? Ese wari uzi ko hari abantu badashobora guhumeka bataguze umwuka cyangwa bawishyure? Ariko wowe buri munsi urahumeka, nta giciro cy'umwuka ugira. Ariko ibyo urabyirengagiza, nyamara ukicara ugatekereza ukumva nta kintu Imana ijya gukorera buri munsi. Nta kintu Imana iragukorera mu buzima bwawe. Kandi buri munsi uhumeka umwuka nta kiguzi cyabyo. Rero uba ukwiriye gushimira Imana kuba uhumeka, kuko hari abapfuye, hari n'abandi bagura umwuka. Kuba rero wowe ufite nta byiza wakoze byagakwiye kuba utumye uwufite. Aho gushimira Imana ni ubuntu iba yakugiriye. Kuba uhumeka, kuba uvuga, kuba ugenda, kuba ureba, ibyo byose ni ubuntu bw'Imana iba yakugiriye. Atari yo ntiwagakwiriye kuba ubifite, ariko ni ubuntu. Jya uzirikana ko hari n'abatabifite, kandi nabo byibura bashimira Imana impano y'ubuzima bafite. Ibyo byose wowe wita bito ni umugisha. Hari n'abandi benshi banicaye ari inzozi zabo, bifuza kubigeraho, bifuza byibura kureba. Uzi kubaho utareba, uzi kubaho utavuga, uzi kubaho utumva, ariko wowe byose urabifite. Nyamara uricara ugatekereza ukabona nta kintu Imana cyiza yagukoreye mu buzima. Kandi nabo ngabo badafite n'ibyo, nabo ubwabo bashima Imana byibura kuba bafite ubuzima. Ni byiza rero gushimira Imana impano y'ubuzima yaguhaye. Ikindi kintu cya kabiri ukwiriye gushimira Imana, cyangwa se twese dukwiriye gushimira Imana buri munsi, ni imbabazi zayo. Urebye ukuntu twari babi, cyangwa urebye n'ubu ngubu ukuntu abantu turi babi, ntabwo twari dukwiriye imbabazi, ariko Imana yaratubabariye. Imana yaremeye iraza ipfa mu cyimbo cyacu. Nta wundi muntu kuri ino si wabona wakora ibyo bintu. Niba wowe hari uwuzi umbwire, ese hari umuntu uzi wakwitangira n'ubwo bubi bwawe, wirebye, wisuzuma ukuntu umeze, ukuntu uri mubi, ukuntu ugirira abandi ishyari, ukuntu wumva wifurije abandi bibi, ukuntu wumva wifuje gukora ibibi gusa, ukuntu uhemukira Imana, ukuntu utukana, ukuntu ubeshya, ukuntu wangana, bya bindi bibi byose ukora. Ubona n'abantu bananiwe kubabarira, bya bindi byose ubona abantu bananiwe kubabarira, ariko Imana yo ikabikubabarira. Uba ukwiriye kuyishimira, kuko urebye ukuntu uri mubi ntiwari ukwiriye n'imbabazi, usibye byonyine kuba watereranwa cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose kibi wagakwiriye gukorerwa bitewe n'ibyo nawe ukora. Ariko Imana irakubabarira. Ni ikintu twagakwiriye gushimira Imana buri munsi, kuko ugereranyije n'ibyaha dukora buri munsi, atari imbabazi zayo twagakwiye tuba turi ahantu habi cyane, cyangwa twagakwiriye kuba twarabonye ibihwanye n'ibyo twakoze. Ariko kubera imbabazi z'Imana iratureka igakomeza ikadutiza n'ubwo buzima, igakomeza ikanadufasha, rimwe na rimwe ikaturindira no muri ibyo bibi twijyanyemo. Ni ikintu rero twagakwiriye kujya dushimira Imana buri munsi, aho kuguma tureba ibyo Imana itarakora, ahubwo tukaguma dushima Imana ibyo yadukoreye. Ikintu cya gatatu tuba dukwiriye gushimira Imana buri munsi ni uburinzi bwayo. Ese mubona ukuntu Imana iturinda buri munsi?
Ese mubona impanuka ziba buri munsi? Ese mubona abantu bapfa buri munsi? Ariko wowe Imana irakurinda, ikakurindira ubuzima. Umwaka uratangira undi ugasoza utarajya mu bitaro, nta kibazo ugize. Ariko ukicara wakireba ukabona nta kintu Imana yagukoreye mu buzima bwawe. Nyamara ntiwibuke ko hari abantu barangije umwaka bari mu bitaro, hari abantu barangije umwaka bafite ibibazo byinshi, hari abantu barangije umwaka hari ibintu byababase bari kurwana nabyo badafite n'icyizere ko bazabivamo. Ariko wowe umwaka uratangiye urinze usoza nta kibazo na kimwe ugize, cyangwa se n'ibyo wagize bimwe na bimwe byarakemutse, n'ibitarakemuka ufite icyizere ko bizakemuka. Ariko wakicara wareba ukabona nta kintu Imana yigeze gukorera mu buzima. Ibyo bikaguma amaso yo gushimira Imana uburinzi bwayo ihora ikurinda. Buri munsi bamwe muri twebwe tugenda ku mamoto tugiye ku mirimo tugiye gukorera buri munsi. Buri munsi nta muntu, biragoye ko umuntu wese ukora bwakira atagiye mu kinyabiziga, cyangwa se n'utagiye n'ikinyabiziga agenda n'amaguru, ashobora guhura n'indi mpanuka iyo ari yo yose. Ariko ibyo byose tubirenza amaso tukumva nta kintu Imana iradukorera mu buzima. Tuba dukwiriye gushima Imana kubera ibyo Imana idukorera. Iyo urebye uko warinzwe kugeza uyu munsi, nta kindi wakora uretse kuvuga ngo Mana warakoze. Urukundo rwayo nirwo rukwereka ko utari wenyine. Nubwo isi dushyiraho igitutu, isi iradutoteza, isi duhatiriza kumva ko nta cyiza twabonye mu buzima. Ariko nyamara iyo tutarindwa n'Imana tuba turi ahabi harenze aho turi ubu ngubu. Ndagira ngo ufate akanya wandika ngo ndagushimiye Mana ko undinda buri munsi, atari uko mbikwiriye, ahubwo kubera urukundo rwawe rwinshi. Niba ubu butumwa bugukoze ku mutima, kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Usangize n'abandi kugira ngo bose bibuke gushimira Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Abo twabanye mwese ndabashimiye.